ari kurya amafaranga y'abagabo ababeshya ngo ni n'ubu mu kiganiro nakoze ahari yaje ngo Gasaro mufashe hasi Gasaro azakubera umugazara kwa Jinara Yesu abana banjye barakuzi kandi bazi kuri umugore wa Ben ati ni Gasaro ati ni iryarya mbi ati Gasaro mubwire ngo bitabaza perezida abantu yaskoze bashaka kunyica n'abaso akima na Rema Claudine ibazo bamuhora iki ari gusa gimo ngo yashaka kumwica ngo nayo aravuga ngo Swakimu ngo n'abaskoze abandi bashaka kumwica ngo aritabaza perezida wa mugore wohereje Passacorode mu rugwiro nawe amwohereje Indera navuze ngo hari ibintu bitatu kimwe avuye kwisuzuma akamenya niba hari ikibazo yaba yifitiye akajya gushaka abaganga b'abanuze babasha kugira abantu inama z'uburwayi bwo mu mutwe hanyuma ikindi ashobora kuba buri umugore umaze imyaka 23 yibana ashobora kuba afite umushiha nabwo Liliane ibi bintu watangaje biti ngoya ngo mumbabarire ngo nabamenye ngo murashaka kunyica ngwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane intangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025 iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze gifungura umwaka nje ntabwo nari impari nibwo ngarutse mu kazi nari nagiye nanjye kuruhuka nk'abandi bose yego umwaka mushya muhire mwese abadukurikiye ababanye natwe muri uriya mwaka nezere ko no muri uyu nguyu tugiye kujyana mu rugendo kandi tukazakora byiza cyane nk'ibyo twakoze muri uriya mwaka karabo k'Imana mu ishusho nshya umwaka mushya muhire nanjye ntangiranye umwaka neza nkutangiranye ibyishimo cyane nta satani ntago narinzi ko ujya muri gym we gym unyijyamo urabona ko noneho maje kuzamo kera najyaga ngira gutya bagaseka ariko urabona do byakunze ibintu bimeze neza ariko ni style nako wahisemo kuza gutya ni style nakopeye kuri Element namushimira cyane yagize gutya rwose abaratunguranye kwa Debeni akubita yambaye isengeri ndavuga ntari ku ibi bintu Element yakoze nanjye nabikora bikemera Element rero rwose congratulation ibintu wakoze ni sawa cyane nta nubwo nenzi ko Element azi kuririmba kuriye ni umuhanga cyane ni umuhanga oya kuririmba arabizi by'umwihariko reka dushimire The Ben yakoze igitaramo cyiza congratulation kadushimire n'abanyarwanda muri rusange kubera ko baramusapotinze inzego z'igihugu umutekano wari umeze neza hariya mu gitaramo cyo kwa hari ikiganiro narambonye kuri Mutabaruka yakoze kuri Max TV harimo aravuga ngo ntago ngo umugabarira Mutabaruka rwose bira bintu nawe rero umugabo yagize amarangamutima ararira ayo umugabo atemba ajya mu nda ibyo ngibyo reka tureke kubitindaho kuko kurira ntacyo bitwaye amarira bya Ben kurira ndakeka ko ntabwo byaba bitunguranye kuko ibitaramo bye byinshi twagiye tubireba hari nabo numvaga bari kuvuga ngo ni we muvuno we ngura ni we muvuno we urani kataye abari kugira ngo abanyamakuru baze kwandika ariko ndakeka ko atari byo kuko yakoze ibintu byiza yakoze igitaramo kinini special thanks kuri abanyarwanda baritabiriye hari ikintu bajya bavuga ngo gukunda iby'iwacu abantu babigaragarije muri kiriya gitaramo igitaramo kitari kirimo abahanzi b'abanyamahanga cyateguwe n'umunyarwanda nta kampani bya bintu byo kuvuga ngo wenda kuri ya The Ben ntago ari ubwa mbere arimbiye muri arena ariko yagiye aririmba ari abategura ibitaramo bamuhamagaye igitaramo cye yiteguriye rero bamushoreye cyabaye successful cyagenze neza ariko hari uwantengushye natengushywe n'umuntu witwa Kavuyo Kavuyo rwose yarantengushye Kavuyo yibagiwe lyrics Kavuyo no umuntu nakuze mfana Kavuyo rwose mana yanjye yarantengushye noneho yararirimbaga yagera kuri vase ye akahita ajya kubaza The Ben akaba ari umubwira ibyo Kavuyo yarabye ibyo bintu bibaho koko Kavuyo yibereye mu bindi ntago ari mu muziki reka tumwihorere yego ako kantu ntago kari kuburaho ko kubashimira ko kushimira abakunzi b'umuziki nyarwanda supportive nabonye uno mwaka wari n'umwaka watangiye neza abantu twari tuzi ko bafitanye beefu hari Element bamuzi ko yavuye muri studio ya Country Record iyobewe na Nduwimana Jean Paul Nopja abantu bavuga ko yavuyemo nabi havuga amagambo menshi cyane
nyuma y'ibyo bintu byose rero ejo bundi mu ntangiriro z'umwaka ku itariki ya mbere kuri bonane ariko bagaragaye mu ifoto bahuje urugwiro. utarajya kure wenda ibyo tuzabyinjiramo ikindi gihe ariko mu makuru nakuriye mu gikari kandi urabizi ko nkuru amakuru nuko umuntu witwa Element muri 155 IM bishobora kuba umwuka utameze neza, ni nayo mpamvu yamuteye kujya guperformingamo hariya. Oya ibyo reka tubyihorere. Wenda ibyo azatubwira ariko kuko ndi kuvuga ku mafoto twabonye nk'abanyarwanda aradushimisha. Harimo ifoto ya Nduwimana kubona yarahagarara. Nduwimana niwe wazanye Element aramukora, reka tubivuge gutyo ko ntawe utabizi. Amuzana muri studio ye. Kuba rero yari yaravuye muri studio akajya ahandi kandi bivuga ko hari amasezerano yishe. Ubu wari umwuka mubi. Kuba twarabonanye mu ifoto bahagararanye bigaragara ko ari ikigaragaza ko hari n'ibindi byinshi bigiye gukemuka byiza. Umushuti wabonye ko nawe yitabiriye. Bwa mbere Bruce Melody niwe nagiye kukubwira. Yagaragaye mu gitaramo cya Ben. Ni ibintu byo kwishimira. Coach Gael yagaragaranye aho berana na Ben. Abo ni abantu nabo bari bagiye bafitanye utubazo. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Hari n'undi muntu ukomeye abantu batajya bamenya. Muri kiriya gitaramo ari umutipe bita Tuma Basa. Tuma Basa ni umujama ukomeye muri industry y'umuziki wa Amerika. Yari arimo hariya. Ni ukuvuga ngo Tuma Basa niwe ushinzwe n'umuyobozi kuri YouTube. Niwe ushinzwe nuvuga ngo department y'imiziki y'abirabura. Reka yari mu gitaramo cya Debeni. Yarahari yari yaje. Tuma Basa ngira ngo ni ayo mazina yarayinnye ntabwo ni umunyarwanda. Umunyarwanda ariko abantu benshi wenda ntago banabizi kereka bakurikira showbiz hafi. Umunyarwanda ariko urumva yavukiye hari yakuriye hariya. Je pense yitwa amazina ye n'ubundi arimo n'amazina y'Ikinyarwanda. Tuma Basa ubwo ni Ikinyarwanda aracyumva. Yitwa Tumayini Basa n'Inyenzi. Ni burya Tuma Basa rwose nge icyo nshaka ariko uzamusanga ari kumwe n'aba DJ Khaled, ari kumwe n'aba 50 Cent, abaraperi bose babirabura bakomeye. Reka ngiye kintu musaba Tuma Basa. Dushyiremo dupiningire kuri YouTube ku rwego rw'isi. Dupiningire kugira ngo tuze gukora ikiganiro noneho kize kuba ikindi nadupiningire. By the way ubwo ako karagaciyemo turi kuvuga ko bitaramo byari ibintu byiza cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande ubwo turi kwishima turi kwa Beni ngiye by'umwihariko nari impari. Okay. Wow. Nagiye mu gitaramo, nagiye muri rehearsal, Ben aho yari kurepetera ahantu hose mbese igitaramo naragikurikiye neza, nzafata umwanya wo kwanariza kubwira abantu uko byari byifashe behind y'ibyo babonaga. Yego. Ikintu rero gitangaje nuko ubwo turi kwishima, ubwo turuvuga ngo dutangiye umwaka mushya mu 2025 imihanda narinzi ko itazongera kunyerera ukundi. Imihanda ya Karabo ibitangiye kunyerera. Karabo murabizi ko nawe ari umwe mu bantu batowe mu mihanda rwose. Ntago ari mu bayinyereza ahubwo ari mu bayigaruramo ubuzima buzima. Abantu baza kuvuga ibyabereye imihanda cyane kubera ko abafite ubwino kandi abayigereyo. Karabo rero ati hari ibintu bitameze neza, dutangiye umwaka dutangirana n'itiku, dutangirana n'abantu bavuga abandi kandi twari tuzi ko ari umwaka mushya dutangiye tugiye kwinjira mu bintu bishya gusa. Utiki nabonye mu mwandiko ari kuzamo Gasaro. Yego. Gasaro umwaka mushya muhire Sandrina no mushiti wacu. Mbona ari kuzamo Pasa Claude umwaka mushya muhire nawe n'umuntu wacu cyane. Mbona hari kuzamo n'uyu mudamu ni Liliane. Liliane nawe wajye umenyerwa mu biganiro bitandukanye ku maradiyo. Nawe n'umunyamakuru mugenzi wacu. Liliane ku bantu wenda batamwibuka neza yakoze mu kiganiro cyitwa Good Morning Rwanda kuri Radio Flash. Arongera akora ikiganiro muri zirara zishya kera. Bavugaga cya gishegu. Nawe n'umwe mu bakoze muri kiriya kiganiro mbere yuko ngire ngo haza uriya Vestina. Sibyo? Noneho uyu Liliane arongera akora muri RMC ari secrétaire ngire ngo nimba ari secrétaire I don't know. Urumva katoroshye. Yanakoze muri ambassade ngire ngo y'Abongereza y'Abanyamerika. Ndumva ari muri ibyo. Uragira uti rero rurambikanye. Uwitwa Josiane Liliane hagati ye na n'uwitwa Gasaro cyangwa se Sandrine
wo kuri Gasaro TV aho we n'uwitwa Liliane batameranye neza kandi se Sandrine abigenza utikeje ubundi yiviriye aha mu maboko ataraye birongeye bibaye bibi gute yego urakoze cyane reka tumubora muri saga kenshi cyane ko ari n'umuntu wanze kuza kuri kamera wibera inyuma ya kamera mbo reka dutangire dutya umuntu wita Gasaro TV akimara kufungwa niho ibintu byinshi byazambiye mu makuru rero ngo abantu ngo bari bazi ariko nayo naje gutohoza neza menya imva n'imvano yayo ngo bari bazi ko ngo Gasaro ngakiri umusiribateri cyangwa se akiri umukobwa noneho urumva mu kubreaking inkuru abanyamakuru benshi bavugaga ko Gasaro TV cyangwa se Sandrine yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ari kuri station y'ahantu runaka ariko kavugwa ko ngo umwana yasigaye mu rugo yasize akabebe ko no mu minsi yashize bari baherutse kwibaruka yego rero ngo hari abantu ahubwo nibagiwe kujya gukanda amabyarira n'amushuti wanjye Ben uyu uzakanda uzagenda Ben uri umushuti wanjye Ben ni umwe mu banyamakuru twatangiranye bya YouTube bitaranaza kandi ngo yatangiye kuko ari umunyamakuru Ben ni umunyamakuru urumva nka zabiri ibaze ko 2015 Ben twabanaga muri ibi bintu ariko pani bya YouTube twabanaga yakoraga ari ikinyamakuru yakoreraga nanjye nkorera ikindi yego reka rero dusaba abantu iki kiganiro muze kugisharinga kugira ngo tuze gusangira ijambo munandike comment munakore like rero uyu Sandrine iyo nkuru ikimara kujya hanze ngo hari abantu ngo yari yarariyanga amafaranga ayo makuru twaje kuyahabwa n'uwitwa urumva kugira abantu baze kubyumva neza Sandrine n'abandi bagenzi be bagitabwa muri yombi iyo nkuru yaramenyekanye muzwaje hakurwa ibiganiro bigiye bitandukanye abari kwanariza bati se buriya byagenze utete runaka yafatiwe aha undi ati runaka we yafashwe asize ni naho ha breaking inkuru yuko yasize umwana ngo mu bumvisho nkuru ngo bamwe ngo ari abagabo ngo bamuteretaga ngo bashaka kubana nawe ngo yari yaratendetse noneho ngo ayo makuru ngo abageraho ngo bamenye yuko ngo yasize umwana mu rugo barasara rero ngo umwana n'uwandi ngo bari baramuhaye umufungo sibyo ngo umufungo arawurya ngo yarababwiye ngo azabana nabo nuko nyuma rero uyu witwa Liliane ngo nibwo ngo abantu ngo bamutaginze ngo kuri Twitter ngo ari iriya yahoze iriya yabaye X ngo bamubwira ko ngo witwa Gasaro ngo abarya amafaranga ngo none ngo bari bazi ko ngo bazabana nawe ngo none ngo bamenya amakuru ngo afite umugabo uri kumva ibyo bintu rero uwo witwa Liliane niwe breaking ayo makuru ngewe ngira gutya ndavuga nti mbo reka mbere yo kugira ikintu mvuga kuri ibi bintu reka mbanze nitohoreza amakuru ku mpande zombi mpamagara Liliane yakoze ikiganiro avuga ngo iki Liliane yakoze ikiganiro avuga ko ngo Gasaro amashije kunanirana muri iyi mihanda ya YouTube harya ntibakoranaga barakoranye ibiganiro byinshi noneho ariko ndaza kukubwira impamvu Liliane afite channel munayirebe yitwa ngo Ganira TV ndaza kubabwira impamvu yamuteye ngo ku breaking ayo makuru birashoboka mundi haba harimo fact ebyiri hari igihe umuntu ashobora kukuvuga inkuru mbi wenda yifite akayitangaza ariyo cyangwa se ari ibinyoma kubera ko ari kubona ishyushye igiye kumuzamurira izina cyangwa se harimo n'urwango icyo nacyo twagitekereza cyane uyu Liliane rero ngo yahamagaye Gasaro ngamugira inama Gasaro rero ngo ntiyamwumva ngo amugiriye inama ijyanye n'inama ngo niba yamugiraga inama yo gusubiza amafaranga ari abagabo abo bagabo se barahari ndabizi si noneho ngo yigeze no gukora ikiganiro asaba abo bagabo ko baza kumuhamagara Liliane ngo bamuhamagare noneho ngo abo bagabo batanga ubwina ngo bagabo bose ngo bacecekera icyarimwe ubwo koko bacecekera icyarimwe gute ariko ukuntu uri kubivuga wagira ngo ni nka groupe ya WhatsApp barimo bose oya ngo bari banza yarabahuje ahantu ku rubuga uwo mugore banza yarabahuje ahantu ku rubuga kuko avuga yuko ngo ari abantu benshi nta nubwo avuga umuntu umwe avuga ko ari benshi yari amafaranga
sibyo mbo njyewe sinumva icyo bita kurya amafaranga y'umuntu yabariye yabakuye mu mufuka cyangwa oya ngo barazaga bakamureba ku rukuta rwe rwa YouTube bakamwandikira uwo Gasaro ngagafata ntabwo ajya akora ibiganiro agaragara ubwo bafite imbuga bahuriragaho rero ngo bo bakamutereta batazi n'isura ye ahubwo bagabo urumva batanarwaye mu mutwe nimba koko byarabayeho utereta umuntu utazi uko asa nka bya bindi bafataga abantu bakajya kubashingira babahambiriye mu misambi bahageze umuntu ugasanga ateye uko utashaka ntabwo ikibazo cyaba kiri kuri Gasaro ikibazo cyaba kiri kuri abo bagabo sibyo uyu rero ngo uyu Liliane ngo agira cyahamagara Gasaro ngaramubwira ati rwose ibi bintu urimo ntago ari byo Gasaro rero nawe ntibabyumva kimwe Liliane niko kugenda ahita breaking inkuru uri kumva ariko Gasaro jewe nabanje mbere guhamagara Liliane nabwo Liliane ibi bintu watangaje biti ngoya ngo mumbabarire ngo nabamenye ngo murashaka kunyica ngwe ugase uyu muntu muzi mu biganiro nkuko namwe mbazi basa we turanaziranye wowe Samu Gakire nabandi banyamakuru ariko nk'uyu Liliane we ntani ahantu turahura ngo tuganire wenda tutere habiri ngo murashaka kunyicanga ibintu ahita kupa ndongera ndamuhamagara ngo ariko ngo uri muranshaka yiki ngo uranshaka yiki ngo ubwiye wangendeyeho ntago urarambirwa ndakupa maje gukupa mamagara Gasaro niwe wanyihereye ubwino arambwira ati uriya mu mama ibintu byose yatangaje Karabo uri umunyakuri reka nze nkubwire ibi bintu ko byatangiye nuko n'icyateye uriya mubyeyi kuvuga biriya bintu uri kumva ubwo bwino rero abantu mwategereje ikiganiro mukageza uyu munota mukicyumva nibwo mugiye kumva neza icyo Gasaro atangaza kuri ibintu ariko Gasaro mbanze ngusemba bazi wize amategeko ngeje hano kugira ngo nkura abantu mu rujijo wowe wambwiye yuko udashaka kuvuga kuri ibi bintu aya majwi ndayarekura umbabare ni gato ndayakinaho gatoya ntuze kunteza abantu ngo njyane nge kurya ikigori nge kurya inkoko ndabyanze noneho ntago ngewe najya kurya inkoko hariya muri gereza kubera ko gereza ndayitinya ndanayanga sibyo se yinya burya rero ubahiriza amategeko amategeko ndayubahiriza kandi uravuze ati Gasaro yize amategeko Gasaro mbabarire na papa w'abana mumbabarire gose ntimuze kunjyana ngo muvuge muti Karabo tugiye kumuripotinga kubera ko yakoze amakosa mumbabarire sinshaka gutangira umwaka njya kwita baribu ngewe navuze ko mu buzima ntazigera mpemukira polisi sinzigera mpemukira ribu sinzigera mpemukira abanyamakuru sinzigera mpemukira abayobozi uri kumva n'abaturage muri rusange ubwo rero Gasaro abirakariyemo uzamfashe tumubwire tuti ihangane kuko nge ndashaka amakuru kweshyira hanze cyane ko ikiganiro ugiye kugikora kubwishya ko ufite ry'uburyo ari kubeshyerwa nturakare Sandrine rwose umbabarire nturakare uri inshuti yanjye kandi murabizi ubundi sinjya mvuga n'umuntu ngo ndecoding ariko iyo mbonye ibintu byabaye too much nimba uyu Liliane yageze ahantu arimo aravuga ngo abantu batangiye kuvuganira ngo Sandrine ngo ni ibigarasha come on oya hariya Liliane utangiye kurengera nka Pastor Claude ejo koko nk'iriya titre wanditse ku kiganiro ukimara kumuhamagara wabona iriya titre ari nzima koko uri umubyeyi nuba waranize pe ufite n'amafaranga ariko biriya bintu urimo urakora ntago ari byo ntago umuntu wese mugirana ikibazo ari ngombwa ko uhita umushyira mu banzi b'igihugu cyangwa ngo yaravuze ngo abantu bose ngo bamwanga ngo nabanzi ba PK sibyo ni ibintu koko abantu bakwanga Liliane nabanzi ba nyakubahwa Perezida Kagame no utazavanga ibintu ntago ari byo kabisa udatuma ndakara reka nkina aya majwi ya Sandrine abantu mwarimu yategereje muhame hamwe mwumve ikintu bita ubwino ndahita mvano njya kwa Jadosi mbanze nje gucelebratinga kugira ngo kuko abantu muramumenye ukuri sawa tugende dutangire ntabyo nzi cyane ko ngera ko nyina nje ikiganiro kimwe ntabwo nigeze mwishyura kandi ari we ubishaka ntabwo ngeje kizanyishuza kandi ko namubishyaga pe none se karakumaze igiye kuri YouTube wakishyuwe umuntu 50 akura mangaye oya ngenzi kuko ritangazamakuru ry'umwuga ntago ibyo bintu ujye unabijyamo umva ukuntu yahise ambwira ngo bamwishyura maze 50 none wowe uri kuyapfobya bitamubwira nti ubwo se waba winjije angaye ndasetse ndapfuye ahita ambwira ngo njye urabizi ko nimushyira ku mihanda simba nzi ibyo ari byo ndamubwira uwamuhaye menshi nzi ni uwamuhaye 20 kandi mbihagazeho
ahita ambwira ngo nuko nibagiwe Cano nabyumvisemo mba nguhaye link ariko Cano buriya za upload in the space birimo mpita mugashanzi ko ntabyo pe ahita ambwira ngo ngayo nguko mpita mubwira ngo ubwo waba winjije angahe ahita ambwira ngo umva ngenda arengana zayamenye umunsi natangiye kuyinjiza mpita mubwira ngo ubwo nibyo ngayo nguko ubwo buracya hashize nk'iminsi nk'ine akora ikiganiro bwa mbere kuri Scovia atabaza ngo Scovia ngashaka kumwica ngo nabambara ibi ntacyo se neza ntacyo wabonye ngewe Cano nayikurikiye ninde wayindangira mbari korode sinzi umuntu umbwiye ati genda ni ntuza nepo ku rugendo yego urumva wabirangije ndamubwira nti okay none nta kibazo ngo nimba ariko ukumva ko yashakaga nko kumbwira ati se twe tumaze gukorana ibiganiro bibiri ni nko kumbwira ati ko numvise Jack avuga ko yishyuza kubera iki njyewe utajya mu kiganiro tukagira uko tuvugana ashaka kukwishyuza yego pe niko kuri kara garakeka kuri icyo cya Scovia hacamo umunsi umwe undi munsi uciyeho mpita numva araje aravuga kuri Cano ye ati none se ati ni nka Gasaro ati Gasaro ati ni indyarya mbi ati Gasaro mubwire ngo bishyura Jackie narangiza yivugishe ngo ntabyo azi ngo ntago abizi kungama ngo ariko noneho muri komenti avuga ati none se icyo uri gupfa na Gasaro muri gupfa yuko atakwemereye ko bishyura Jackie nawe urashaka kumwishyuza ikiganiro aragisiba n'icyo cya Scovia yatabaza perezida avuga ngo gutabaza perezida abantu ya Scovia bashaka kunyica n'abasoakimu n'abayima Claudine bamuhora icyo ari gusa giye ngo yashaka kumwica ngo n'abayima Claudine ngo nuko yashyiragamo linki yashyiramo amalinki bakamubwira nyine iyo izo groupe ngo nakazana ibintu nk'ibyo nyine byibasira abantu nyine bisenya ataravuga ngo Soakimu ngo n'abascovia n'abandi bashaka kumwica garatabaza perezida uracya nibwo yakoze ikiganiro ntanakibonye mbona umuntu amaye linki atuye si wa muntu ntakiga mukorana ikiganiro ndamugeze ukibonye ati kubera ko nabonye yogeze kumupiningira kuri Cano yawe najyaga ndeba Cano ye ati rero mbonye Gasaro ati birancanga agikoze kirarebwa cyararebwe nakibonye cyamaze kurebwa rero arashyokерwa none nta kiganiro ari gukora atashyizemo Gasaro no muri komenti bari kumubwira ati wakoze kuvuga kuri Gasaro aho bigeze uyu munsi none warengereye kuko titire zose ni Gasaro ubwo baraje avuze vote wumva iki ngo ni kigarashanga arabyemeye akorana n'ibigarasha kandi imbere yari yamuvugiye ariko kubera ko njya kubona na Theo yahise nawe nyine amufata nk'umwanzi we nyine nuko nicyo kintu twapfuye mu by'ukuri nta kindi kintu pe n'uriya mubyeyi reka turekera ahangaha kuko twaganiye iminota 20 yego ariko mu gihari uyu mubyeyi ngewe ni ikintu ushaka kubwira abantu nawe sinzi wenda umuryango we mbaye mwiseguye kugira ngo batagira ngo hari ikindi kibazo mfitanye nawe ntago turaganira nimba nafite umugabo n'abana rwose nimugire ngo umumama wanyu ndamwanga nimba Liliane oya simwanga ariko uyu mumama sinzi ikibazo ashobora kuba yarahuriye nacyo muri ibi bintu by'itangazamakuru kuko yanabitangiye kera ashobora kuba afite depression kuko ngi twanavuganye atari yambaza ngo urinde nayamuhamagaje yindi nimero aravuga ngo murashaka kunyica ngo nabamenye urumva ngo nabaswa kimwe ngo barashaka kumwica ngo naba Korode ngo barashaka kumwica ngo bande bose bano banyamagu ngo bateho ku Kwezi TV ngo nibigara ibaze can you imagine nese ngo na Scovia ngo barashaka kumwica nese wa mu mama we abantu bose mutari buvuge rumwe barabashaka kukwica rwose ngewe ikintu ushaka kukubwira n'imiryango yawe kuri hafi ikugira inama watangiye kurengera none nk'ubeje wakoze ikiganiro naragikurikiye uravuga ngo ngabanzi ngo bapike ngo barahantu hose ngo bari mu bamotari ngo bari mu baki ngo bari mu bapolisi umuntu nka uri intellectuel wize ufite lisanse sinzi nimba unafite lisanse niyo waba utanifite ariko wanakoresha n'ubwenge buri karemano ukavuga ngo muri institution zose ngo mu bihantu hose ngo harimo ngabanzi ngo bapike ninde wabikubeshye perezida mu bamotari abamotari baramukunda nta mwanzu urimo abapolisi nta mwanzu urimo wanga Kagame inzego zose urakora ikiganiro nka kiriya uri umuntu wize ufite ijwi uvuga rikijyana uri umunyamakuru ukomeye ugakora ibintu nka biriya ndagukebuye ntuzongere nge nababaye kabisa
erega biriya none se imbarutso biriya ni nko kuguma Gasaro yakubwiye yamuteranyije n'uyu mudamu umuntu yarasanga bakorana ibiganiro impamvu ngo nuko Gasaro yanze kumwishyura ngo abantu babe uriya mudamu ngo yahasanze Jackie uriya Jackie maze igihe afunguwe noneho ngo igihe yakoranaga nawe ngo uriya mu mama akeka yuko ngo Gasaro yishyura uriya mu mama yishyura Jackie 50,000 ngo aramubwira ati ariko kuki wowe kuki bari baha amafaranga nyine urumva babiganira mu gikari ariko na Gasaro yabisobanuye abakurikiye neza uriya mu mama rero yashaka kwishyuza Gasaro ngo amafaranga Gasaro nge dukoranye igihe kinini ndagira ngo bantu mudukurikiye mbivugisha ukuri Gasaro mushaka gukorana nkuko nkorana na Sam Gakire akaba yagutegera birumvikana ariko ntago Gasaro akwicaza kuri channel yakwishyuye kuko ni umunyamakuru uri professionnel umunyamakuru w'umwuga nyine sibyo Ngero niko mbizi nose umunyamakuru uramusanga akakwishyura kugira ngo mukorane ikiganiro cyangwa ni win bitewe nawe ibyo ushaka gusangiza abanyarwanda nawe icyo gushakamo rero rwose wa mama wenda kubaha nta wantumye ngo mvuganire Gasaro nta n'umuntu runaka nabo wagiye uvuga ngo ntibasobanutse ngo bayobora ngo centre de santé ya Kacyiru nta wantumye ariko nanone uri murarengera ntugafata umuntu wakoreye igihugu nanone nkuriya uyoboye centre de santé ngo umutesha agaciro kuriya mwiyungire mu gikari reka kuzana ibintu kuri cano nimba hari bitagenda neza inzego z'u Rwanda zirubatse 5 kuri 5 bya gutanga ikirego nimba ari ibyo iyo centre de santé idafite itakira neza nkuko babivuze ntago tubizi bya gutanga ikirego wibiza nano ngo wangisha ibyo bitara abantu bose ibyo bintu ntago uri murakora ari byo ibyo bintu n'umunatekereza kuri murubaka uri murasenya kara nyuma y'izo bifu iyo bifu uri kuvuga ye na Gasaro ya Liliane ihuriye he n'ibyo waheri uvuga ngo bya Gasaro kubeshya abagabo we uwo mu mama ibyo Gasaro byo birumwihariko ariko nkuri iki kiganiro byose nawe yagiye abikombiniramo byose abivugiramo hamwe ngo n'ama centre de santé ngo aho ga iyo centre de santé ngo naho yahoza akora naho ahava afitanye ibibazo n'umuyobozi uhagarariye iyo centre de santé ubwo rero arimo arajya ku mashana kamusebye wo sinamuzi simuzi Korode we ngo bimeze bite Korode nyine yahise akora ikiganiro nkuko nanjye nkikoza avuganira Gasaro uyu rero ahita mwataka ubu nawe witeguye ko agiye kukwataka yanjye nanyataka ntago biri umukundire wareka reka ngewe ndi igiti kiturirwa iyo unyuriye ndahanura nkakubita hasi ubundi niko ibintu babyestaye ko bimeze niko ibintu babimeze kuko ntacyo mfa nawe ntago mwanga sinigeze mvuga amagambo amukomeretsa na murasi ibigwi afite nk'umuntu w'umurejande mu itangazamakuru n'umuntu w'umunyamashuri wakoze mu bintu bigiye bitandukanye so ndimo ndamugira inama ahubwo we nk'inshuti ya Korode yabyakiriye gute ko yiyamye Korode akamukurugutura Korode wamuhamagaye yamwiyamye amuvuga ngo ikize yamwese yarebuye ntago wabibonye wowe rero nawe yicano ye nta nubwo irarebwa cyane ntago we wayitwimenya ubwo samatiko oya ngiye naketse ko bino bintu arimo arabikora kugira ngo yikarereye content ariko ukiriya content uri mura ufata abandi bantu babuze imbehe urumva ibyo bintu ari byo urabubikira imbehe arimo arabubikira imbehe kandi none nkubwira ikintu kindi utazi mbere yuko uhamagara Korode ngiye kubwira uyu mumama wa mumama we Liliane ngiye kubreakinga amakuru uyumve neza nimba utarunabizi ngiye mfite amakuru ari ndana ari document metallique ko direct ubu tuvugana barangije kujyana ikirego cyawe muri RIB bandese uwo niwe ntashaka kuvuga akemurana ibibazo nabo babifitanye umwaka mushya Pastor Claude Haleluya umwaka mushya kuri twese bambe umwaka mushya n'umuryango wawe uyu mwaka uzakubere mwiza cyane amen amen turi mu kiganiro ndi gukora ndi mu muhanda ariko muri kaburimbo ariko umunota umwe nta kibazo Sam Gakire ko ndi mu muhanda mwana umunota umwe reka mbanze nkubaze umbwira icyo bivugaho tuba tukuvuga neza ugomba kumuha akanya tuba turi gukora ibintu byubaka abanyarwanda ikiganiro Liliane yakuvuzemo urakivugaho iki cyuko yamvuzemo se ko najya mu rugwiro uriya ari mu muhanda arimo arishakira nawe kandi rero
icyo namugira inama nareke kuvuga amazina y'abantu n'ingo zabo abanyamihanda bavuga nk'abanyamihanda ariko abagabo n'abagore abana n'abasaza n'abakecuru abihorere n'amazina y'abayobozi n'abakozi mu bigo ntabwo ari byo. Biriya bintu nta bintu bikomeye yavuzemo bishobora gutuma yisanga aho abandi ba YouTube bajya bisanga rimwe na rimwe yo twatambikiriye. Nta bintu ubona bikomeye yavuzemo. Birimo umuntu agenzuye akareba birimo kubamo byo birimo kubera yuko urabona aravuga Sandrine akavuga umugabo wa Sandrine akavuga abana be n'umubare w'abana ariko avuga Sandrine wenyine ku giti cye nkawe ntacyo bitwaye n'umunyamihanda nkawe. Ibintu byo kuzana amazina y'abana rero ni mubare wabo nta ubara abana kirazira kubara abana kandi Sandrine ni umugore w'umugabo. Ibyaba bavuga ngo bariye amafaranga ya abadiaspora bahaye amafaranga Sandrine ngo barizeza ko ari umukobwa bazamurongora. Nibwira ko rero bazana fakti hari amavideo hari za audio baba baragiranye buriya reka kuzana receipt y'amafaranga ntabwo ihagije kubera ko ubusesamu ubu nta abadiaspora baraguha amafaranga bagutumye ngo genda udutumikira hada. Si ibintu bigaragara se nimba hari abana twishyurira amafaranga ntago haraza cyane. Rero urumva umuntu ashobora guha amafaranga Sandrine akavuga ati ndagutumye ariko kandi ntabwo Liliane yabona amafaranga Sandrine ntago yabivuga. Ibindi hari ibindi karaba komojeho nawe yavuze ngo yanamuhamagaye aramubwira ngo abantu bose ngo bashaka kumugira nabi ngo bashaka kumwica. Yakomoje kuri ba Oswakimu ba Scovia ba Teukwezi. Ibyo nabyo se tubyite gutwika cyangwa koko hari uburyo abantu bari kumurwanya? Ntabwo ari we munyarwanda wenyine gusa muri iki gihugu. Ngira rero ibyo nababyihore ngiye navuze ko abantu bajya kwikaze TV barebe. Hari ikiganiro nakoze navuze ngo wa mugore wohereje Pasakorode mu Rugwiro nawe amwohereje Indera. Navuze ngo hari ibintu bitatu kimwe akwiye kwisuzuma akamenya niba hari ikibazo yaba yifitiye akajya gushaka abaganga b'abanuze babasha kugira abantu inama z'uburwayi bwo mu mutwe. Aramutse atamufite ubwo ni amahoro ni byiza. Hanyuma ikindi ashobora kuba buriya umugore umaze imyaka 23 yibana ashobora kuba afite umushiha. Si kimwe n'umugore buriya umugore ufite umugabo n'udafite umugabo ntabwo ari kimwe sama. Ndabizi cyane rero namusabiye ko agira umugabo umubenguka nawe ufite ikibazo cy'urushako bakisunga n'uriya mushiha wahiturangira rwose ibintu bikagenda neza cyane. Urakoze koro reka nkureke urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Asante sana. Akantu ka mbere ngo yamwohereje mu Rugwiro nawe undamwohereje Indera. Icya kabiri avuze atuye umuntu kubera igihe amaze atabara n'umugabo ashaka kuba afitemo akantu k'umushiha. Uzi ikintu kimwe se uyu mumama nubwo wenda yakoze itangazamakuru uyu nguyu Liliane nimba ari Liliane ashobora kuba adakurikira speech za Dr. B Murangira Thierry mu bintu Murangira yamaganye muri uriya mwaka ushize nibi ngibi by'umumama birimo. Yavuze ko ikintu cyitwa itiku kidakwiriye bino bintu by'abantu bashondana ku mbuga nkoranyambaga si byiza. Rero wa mumama we hindura content bitabaye ibyo kuvuga reka nkubwire wa mumama we reka ngiye mubwire ngiye tuvugane. Hari ukuntu urimo uragenda ugatesha agaciro inzego za leta ukagaruka kuvuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame neza ni byiza ariko wibuke ko mu bantu nyakubahwa Perezida yoboye harimo n'izo nzego urimo uratesha agaciro kandi abantu bose n'abana b'igihugu n'abana b'umukuru w'igihugu sibyo mu gihe umuyobozi akiriho yego batari bamwirukana wenda kubw'amakosa runaka yes abari intumwa yego uya rwose buriya reka n'iki kintu nyivuge igihe icyo ari cyo cyose wowe uzagaragara uvuga ngo uri patriotisme uvuga umukuru w'igihugu wenyine ugatesha agaciro izindi nzego already warangije
warangije kubyica kandi ari uzishyiraho niwe uzishyiraho niwe ibintu byose bituruka hejuru mu rugwiro bikamanuka mu nzego kugeza ku muyobozi w'isi ariko ikintu nabwo kimwe wabonye kitagenda ntabwo kiba kishatse kuvuga ko ibintu byose bitameze neza cyane ngewe impamvu nabigize ibintu biri too much uyu mumama ni umuntu w'umunyamakuru ni umuntu wakoze itangazamakuru ikindi cya kabiri afite ijwi rinini sasa ibyo avuga hari igihe bishobora kuza kugira abantu biri buze guhungabanya kuko arimo arataka imiryango irenze umwe yakabaye ahambiranye na Gasaro gusa akantu wari uvuze ibi bintu nimba koko yavuze kuri Gasaro Karera akinjira ku mugabo we n'abana be bigize icyaha cyane kuko Gasaro wenyine nimba mugana ari imihanda mugana nk'uko Roda bivuze ngwino umwatake mucemburane mwenyine Gasaro twakoranye ikiganiro kireze kimwe umuryango w'umuntu ntago byemewe buriya niyo umuntu yaba ari umugore wawe ubu ugomba kuza ukavugaho uzi ko hari ibintu muri ribu bajya twebwe dukunda kujyayo twitabayo badusobanurira ibintu bigize ibyaha inkuru zigize ibyaha buriya nuko nguku nawe ubwawe Gasaro umva Karabo ubwawe ushaka kwicara aho ngaho ukavuga kuri famiye yawe ku mugore wawe n'umwana wawe ukabyira ibyo bavugaho sabawe twe bagiye kukurega bakavuga ati yadusize muri social media twe tudashaka kujya muzi ko bigize icyaha yego nono Gasaro uyu nguyu ikintu cyo yambwiye ko uyu mumama rwose ngo arimo aramubangamira cyane kandi ikindi nta kintu bapfa nta kindi kintu bapfa usibye yuko uyu mumama ngo ashaka kwizamura YouTube agatwika ariko agatwika avuga kuri Gasaro ya mvugo bita gutwika rero wa mumama we ikintu ngiye nagusaba hagarika ibyo bintu kuko ushobora gusanga ugiye kugongana n'inzego mu kanya gatoya ugasanga bibaye ibibazo ngiye namukeburaga byaba commentaire bari bwandike wenda bantu kandi biki byose icyo nakoze ndakizi okay karareka ngushimire cyane wakoze cyane kuri analyse kandi buri kuvuga ibintu by'ubwenge burabigwa bigomba kumvwa n'abanyabwenge no kuvuga nga jewe soza umpa amahirwe ngiye kuvana ngiye kwa Jadosi hano ufite restaurant na bar hano Beretwari ku Gisozi afite amasare yakira ubukwe afite amacumbi yakira abantu bashaka kwarara barotsa ibintu byose bafite ibyo kunywa by'amoko yose mujye yo kwa Jadosi restaurant bar hano Beretwari ku cyapa cya tagisi uyituke ukabona icyapa cya Skol cyanditseho Jadosi restaurant bar ntago nsiga turajyana ikindi ukeneye kwiga imodoka ni gute wajya kurya ukeneye kwiga imodoka jya kwa mwarimu Kerema arigisha perime na provisoire ubibonera igihe gito cyane babwire iminsi provisoire uyibonera ni hagati y'iminsi 3 iminsi 4 n'iminsi 5 ine wize neza uzinduka buri mu gitondo ugenda ukiga cyangwa ugafata igihe kuko baba bagiye bafite amachifti bitewe n'ibyo mukora igihe cyose barigisha ikindi cya kabiri cyongeye already twese ndakeka ko ari we muntu abastari bose reka bariho mperaho nta perime bari bafite wapi mbere ni ukuvuga ngo nyuma yuko Keremaje ubu ngubu umunyamakuru udafite perime ni bakeye nutabishaka umuhanzi udafite perime nutabishaka abantu basanzwe babonye amaperime njye abantu nohereje kwa Kerema bose ubu ngubu turahora kambira ati baguhereza igifanta kinini gakire winywere kubera ko wandangiye ahantu wamaye shwadiro mwari mukerema rero ushobora kumuhamagara ushobora kumuhamagara kuko imodoka Roveje umusangayo ukeneye kwiga provisoire ujya munsi ya tapi rouge rwose utangira umwaka uri umusore perime ni hagati y'iminsi 7 n'iminsi 14 ubu yibonye noneho barya baba bashaka iza automatique zo yo ni vuba niza bafite ubumuga yego umuhamagarire kuri 0782 48 322 cyangwa usanga hakorera kwa mwarimu Keremani hariya munsi ya tapiru Kinyamirambo urahagera hari ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda ubundi cyangwa umuhamagare kuri nimero ibintu bigene neza noneho ndagira ngo mbwire abantu bose bakunda urugendo online TV umwaka mushya abantu mwese mukunda Samu Gakire umwaka mushya abantu mwese mukunda itangazamakuru nyarwanda abanyamakuru bakora neza mbifurije umwaka mushya abakunda Karabo k'Imana by'umwihariko umwaka mushya ukeneye nimero yanjye ni 0788 68 kameraman mwiza wakamejeje muri Kigali ni witwa Chobi